so manabizi ko mu minsi ishize cyangwa se mu byumweru bikenya bishize ubita Element L nibwo yatangaje ko agiye kubashyira hanze indirimbo bita aye yafatanyije no bita Bien ndetse yafatanyije no bita Joshua Baraka all the way from Uganda undi yitwa Bien guturuka mu gihugu cya Kenya. So uyu mujenero bita Bien so cyangwa se Bien wahoze aririmba mu itsinda rya Sauti Sol manabizi ko ani itsinda ryahose rikora indirimbo zigezweho indirimbo zakunzwe kandi bagiye bakora n'abandi bahanzi bakomeye cyane muri Afrika bagiye bakora n'aba Alikiba bakoye n'aba Harmonize ndetse n'ibindi byamare byo muri Nigeria. So iki gihe rero uwo bita Element L cyangwa se Element L marabizi yuko nawe yaje kugenda akora ibintu byinshi bitangaje nko kuba yaratwaye igihembo cy'umuproducer wa mbere muri Afrika bikeshejwe indirimbo ye yitwa Tombe ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi yagiye akora n'andi muri menshi yagiye akora. So ubita Element rero ubu tuvugana indirimbo ye bita aye yafatanyije mu bita Bien so ndetse no bita Joshua Baraka yamaze kuba yuzuza 1M views cyangwa se indirimbo amaze kwerebwa n'abantu barenga miliyoni mu gihe cy'imisi itageze kuri ine dore yuko ari ibintu bitari bisanzwe bigaragara ko bita Element ari mu bintu byiza ndetse ari kugenda arushaho kugenda akundwa n'abantu benshi ntabwo ari ibintu menyereye kandi ko kubona hari umuhanzi Rwanda waje kuba azamuka mu gihe kitarenze umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ukisanga East Africa cyangwa se Afrika y'Iburasirazuba iri kumumenya uretse wo bita Element L uri kugenda abikora cyane. Usibye kandi Element L wagiye kora indirimbo nyinshi zitangaje murabona ko iyi ndirimbo umuhanzi w'icyamamare ndetse w'icyamamare cyane nimvuga icyamamare wumve ko ni wa muhanzi urakoze ibintu bikarenga East Africa bikagira mu rwego rwa Afrika bamwita Black cyangwa se Joshua Baraka murabizi ko afite indirimbo bita Maloko afite indirimbo bita Long Place ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi cyane agiye akora amahiti murabizi ko kandi mu minsi ishize wabita Joshua Baraka ari bwaje kuba ayobora cyangwa se akuraho agayuka gafitwe no bita Diamond Platnumz kuba nk'umuhanzi umaze kuba streaming cyangwa se umaze kumvwa n'abantu benshi ku rubuga rwa Spotify utuvugana wo bita Joshua Baraka n'umuhanzi wa mbere muri East Africa umaze kuba indirimbo ze zumvwa cyane ku rubuga rwa Spotify dore yuko akogego gasanzwe gafitwe no bita Diamond Platnumz wo bita kandi Bien cyangwa se Benso murabizi yuko mu minsi ishize nawe ayaje kuba akora indirimbo bayita Finally akaba indirimbo aje kuba akora no bita Alikiba murabizi ko nawe numwe mu bahanzi bakomeye cyane East Africa ndetse especially muri Afrika bakomeye bakoze amahiti menshi murabizi ko ubita kandi Alikiba yagiye akorana n'abandi bahanzi b'Abanyarwanda murabizi ko hari indirimbo afitanye no bita Kevin Kade murabyumva yuko umuziki w'u Rwanda nawe ugenda urushaho kugenda ukundwa cyane. So ubita rero Alikiba cyangwa se iyo ndirimbo yabo bita Finally yamaze kuba yuzuza miliyoni 20 mu gihe kigeze kwezi kumwe naga bikaba ari ibintu bita Bien cyangwa se bita Alikiba bakoze bitarimenyerewe gukorwa n'undi musani cyangwa se undi mu artiste wari wese muri Afrika. So impamvu mvuze rero ko iyi ndirimbo nuko irimo bita Bien akaba ari mu ndirimbo bita aye yo bita Element L yafatanyije no bita Joshua Baraka bigaragara ko ari ibihugu bigera kuri 3 byaje kuba biza kuba bitizanya amaboko kugira ngo indirimbo yabo ibashe kuba irushaho kumenyekana ndetse no gukunda. Basoka isakanyava ko umuziki w'u Rwanda cyangwa se imiziki y'Abanyarwanda ari kugenda ifata indi ntera cyangwa se zo kugenda ushaho kugenda ikundwa nago yaba abihakanye ari ko yakwifashisha ingero nyinshi kandi zigiye zitandukanye marabizi yuko usibye kandi wo bita Bien ndetse no bita Joshua Baraka Element yagiye akona n'indirimbo n'abandi bahanzi bakomeye mu gihugu cya Tanzania n'umuhanzi bita Mario marabizi ko baje kuba bakorana indirimbo. Hari kandi amakuru igeze kuba atangaza yuko Element L yaje kuba akora remix y'indirimbo bita Kashe marabizi kandi indirimbo bita Element kuba aheraho akorana no bita Harmonize nubwo itigeze iyo ndirimbo isohoka ngo ijye hanze ariko ayo makuru igeze kuba asohoka ndetse aza kuba agira hanze. So urota Element kandi kuba akomeje kugenda akora amateka nago ari bitangaza tari yuko mu bitaramo agenda akorera hanze y'u Rwanda haba muri Afrika ndetse no muri Amerika muri rusange urota Element ari mu bahanzi bagenda berekana icyizere cy'uko Rwandan music izagenda irushaho kugenda So guys mu minsi yatambutse abahanzi b'Abanyarwanda bagendaga bashinzwe kuba badakora ama collaboration n'abandi bahanzi bakomeye mu bihugu byo muri East Africa ndetse no muri Afrika muri rusange ariko kuri iki gihe urabona yuko abahanzi b'Abanyarwanda barushaho kugenda bakora ama collaboration menshi ikindi kandi bakagenda barushaho guhitamo abahanzi bazi gukora icyo bita promotion n'uda kwitegereza uyu mutipe bita Bien ni umwe mu bahanzi bo muri Kenya bakomeye ndetse bazi gukora icyo bita promotion bazi kumenyekanisha indirimbo haba ku mbuga nkoranyambaga zabo ndetse n'uburyo bagenda babikoramo ndetse uyu nguyu we bita
Joshua Baraka muramuzi ko muri Uganda ni bamwe mu bantu bakunda nabo imiziki ndetse by'umwihariko bakunda umuhanzi bita Element L ari no mpamvu indirimbo yabo yamaze kuba yumvwa n'abantu benshi. Izi cy'abantu bibaza muri iki gihe indirimbo ya Element L aye irazana kuba nayo kuba yumvwa n'abantu benshi bangana nk'aba ngaba. Indirimbo bita Final ya Alikiba ndetse no bita PN yaje kuba yumvwa, mwibutse ko imaze kumvwa n'abantu bagera kuri miliyoni 20 ku rubuga rwa YouTube ndetse nabo bamaze kuba bayireba. So ngiye nuko nsoje nyitamisha iranyi bisanzwe kora subscribe n'ubutarayikora kugira ngo ubashe kubana nanjye.